gusenga kwawe umutima uguhamiriza ko usenga uri umukiranutsi? Ko nabonye abantu basenga kandi basenga ari abasambanyi. Ko nabonye abantu bahanura kandi bahanura ari abanyabyaha. Ubu ngo abakozi b'Imana ko tuba tuzi ibintu byinshi bitandukanye. Kajya kubona ukabona umuntu arahanurira abantu mu masengesho kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Ariko abagore bakaza kutwaturira uko abasambanya. Abagore bakaza kutwaturira ukababwira ati hitamo hoteli nziza twasohokeramo. Bamwe bakagira imbaraga bakanesha abasenga, ariko abandi bakaza kutwaturira ibyaha babasambanyije. Abapasitoro baza kuma mikro nkuko nyiriho, nkuko nyiriho, ariko yava hano kuri mikro amaze kuvuga Yesu mu kanwa ke, abantu bakaza kutwaturira uko bakoresha ibyaha by'ubusambanyi. Abandi bakaza kutubwira uko bababereye abesikoro babambuye amamiliyoni n'amamiliyoni. Muraho neza abaduteza amatwi. Ni Imanishimwe Clarisse waramutsa kuri YouTube channel Imanishimwe Clarisse official. Hanyuma mukimara kubona ubutumwa bwiza kuri iyi shene, ujye ubusangiza abagenzi bawe, kandi wajya no muri comment ukatubwira uko ubibona. Waduha ibitekerezo, waduha inama, wavuga uko ubibona, wavuga icyagufashije. Kora like kandi ugasangiza abagenzi bawe ijambo ry'Imana. Hanyuma abifuza yuko twasengana by'umwihariko, ndabaha nimero ya telefone 0788511138 0788511138. Intego ibyanditswe byera tugiye kuganiraho ni Yakobo 5:16. Haranditswe ngo mwaturana ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Imana ishimwe. Dusome no mu gitabo cy'umuhanuzi Nehemiya igice cya mbere umurongo wa 4 tugeze ku wa 11. Turanasoma Luka 3:21-22. Imana ishimwe. Ewe n'ababyiga mu mashuri mugenda mukeye mu maso, niyo waba ufite amakuba menshi, kirazira kujya guserva abantu ufite iminkanyari mu maso, ugaragara nk'umuntu ufite umushiha cyangwa ugaragara nk'umuntu ufite umubabaro. Nehemiya yagiye yakeye avuga ati ngiye imbere y'umwami, agiye imbaraga zo gusengana umwete, imbaraga zo gusenga umuntu ari umukiranutsi zinjira mu mutima w'umwami. Uwiteka aramubwira ati ndagusaba gutahura umubabaro w'umwana wanjye. Umuntu unyumva wese navuga ngo amina. Ndagusabye tahura umubabaro w'umwana wanjye. Nubwo yagerageje kwiyumanganya agaca mu maso, ariko itegereze cyane. Umwuka wera aragenda hanga ku mwami, yitegereza Nehemiya. Bibiliya iratubwira ngo yaramubwiye ngo Nehemiya, ko mbona ufite umubabaro wo mu mutima. Nukuvuga imboni z'uyu mwami kubwo gusenga k'umukiranutsi, gusenga kutarimo ibyaha, kugira umumaro unasenganye umwete, kwaragiye imboni y'uyu mwami iragenda yinjira mu mutima wa Nehemiya, itahura ko nubwo mu maso atarimo kugaragaza umubabaro, ariko mu mutima yashize, ababajwe na bene wabo baguwe nabi, n'igihugu cyabo cyabaye amatongo. Ubwo rero umwami yatahuye umubabaro wa Nehemiya kubwo gusenga isengesho ukiranuka kandi usenganye umwete. Kabiri, yaramubwiye ati ntutegereze. Ariko Imana ishimwe, ntutegereze ko Nehemiya ari utondagura amagambo akubwira ngo mwami ngo byanjye. Oya, mubaze ngo urumva ushaka kugira icyo usaba? Ibyo ntibyakorwa n'ikindi kintu ari cyo cyose. Umunyagano, umucakara, imbata.
ariko kuko gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo umuntu asenganye umwete. Imana yaramubwiye iti mbwirira umwana akubwira ibiri mu mutima we. Haramubwira ati uransaba iki? Hari icyo wansaba? Icya gatatu, yamusabye ibintu birimo ibintu ubundi uyu muntu ubundi Nehemiya yari akwiye gupfa, kuko uyu mwami yisenyeye igihugu ku bwende bwe kandi agisenyana umujinya mwinshi. Abanyabwenge bamwe arabica, abandi arabanyaga, aravuga ati sha mana ndababwiye ngo muzongera kugira umwami. Ariko nubwo yagishenye, imbaraga z'amasengesho zakoze imirimo n'ibitangaza. Imana ishimwe cyane. Yewe uneze amatwi, ukaba uri umukristo nyakuri, ukaba uri umugenzi nyawe, ndagira ngo nkubwire ngo umwanzi Satani azatubasha umunsi tuzaba twananiwe gusenga. Ariko igihe uzaba ugisenga ukiranukiye Imana kandi ugasengana umwete, umurimbuzi Satani ntabwo azadushobora. Azaduterana umujinya, azatera ubugingo bwacu, azatera ubuzima bwacu. Iby'Imana izemera izabikinguruka bitubeho. Ariko ndakubwiza ukuri, ntabwo azadushobora, kuko gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo umuntu asenganye umwete. Hanyuma rero yaramusabye ati ndifuza kujya kubaka inkike z'iwacu. Iryo ryari ijambo rigomba kuba ribi mu matwi y'umwami, akavuga ati niba kumanike nta soni, imbaraga nahatakaje, ingabo zanjye zahaguye, intwaro zanjye zazimiye, amafarashi yanjye yazimiye, none urambwira ngo ujye kubaka kiriya gihugu nashenye narabikoreye plani. Yagombaga kujya ku giti akamanikwa. Ariko kuko gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete rwose, yaramubwiye ati ndabyemeye. Iyo ndabyemeye ntiyatanzwe n'ikindi, yatanzwe no gusenga k'umukiranutsi kandi yasenganye umwete. Unkurikiye wese avuge ngo amina. Imanishimwe cyane. Aramubwira ati rero ndagusaba niba unyemereye kugenda. Yaramubwiye ati mbwirira abantu bari ku mabariyeri mu nzira banyemerere gutambuka. Icyo yaracyemeye. Icya kane aramubwira ati nyemerera njye gushaka, umbwire n'abarinzi b'ishyamba njye gushakamo ibiti byo kubaka amarembo y'abasogokuruza. Imana data wa twese idufashe. Imana yamuhaye gutsinda ababisha. Nicyo cya kane. Yarubatse, yubaka rwana, yubaka ahanganye n'abitwa Basanibarati, Batobiya n'abitwa Geshemu. Ndetse nusoma neza iki gitabo uzasanga yaranahanganye na bene wabo batemeraga ko yubaka. Batemeraga ko yubaka rwose. Ntambara z'umukiranutsi niyo ziturutse muri bene so, niyo ziturutse mu muryango wawe, niyo ziturutse bugufi bwawe rwose. Uwiteka Imana arazirwana. Cyubahiro kibi cy'Imana kandi akazitsinda. Imana ishimwe. Twasomye mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 3 umurongo wa 21. Tuhasanga inkuru z'icyitegererezo cy'abasenze umukiza wacu Yesu Kristo. Ari muri ubuzima yaragiye nawe nubwo yari Imana nzima. Yagiye kuri Yorodani. Yohana arimo kubatiza abantu, barimo kwatura ibyaha byabo. Arimo kubabwira ati bana b'inshira, ni iki cyabateye guhunga umujinya w'inkazi uzarya abanzi b'Imana? Mwabibwiwe ni iki? Cyo ngaho niba mwabitahuye muze mwihane. Bose baturaga ibyaha byabo. Agiye kubona abona Kristo aratambutse, kuko Imana yari yaramurangiye uko azaza ameze n'uko azaza asa. Imana ishimwe. Akimukubita amaso abaravuze ati dore ntama w'Imana, dore ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ariko atangazwa n'uko uwo witwa ntama w'Imana, uwera w'Imana isumba byose, atangazwa n'uko nawe amusatiriye kuri Yorodani. Aramubwira ati Yohana mbatiza. Ariko aramubwira ati mwami, cyangwa abari ngiye ujya, abari ngiye ubatiza. Ibi byabereye iki? Byabereye kugira ngo Kristo waruje mu mubiri aje gukiza ubuzima bwacu, kugira ngo nawe yishushanye n'umunyabyaha. Yari Imana nzima, yari wera, ariko akora icyo kimenyetso, atwereka urugero rwiza yaduhaye.
yaravuze ati njye ndi Imana yera, ariko mwe nk'abantu kirazira kikaziririzwa gusenga gukurikira inzira yanjye. Umuntu atihannye ibyaha rwose akora ikimenyetso aca bugufi, kuko yaramubwiye ati emera ubikore kugira ngo dusohoze gukiranuka kose. Bibiliya yatubwiye ngo akiva muri Yorodani yagize ate, yarasenze atera isengesho. Bibiliya itatwereka iryo ari ryo. Hanyuma gusenga k'umukiranutsi rero kubyara ibintu bine mugiye gutega amatwi. Gusenga k'umukiranutsi gukingura ijuru. Gusenga k'umukiranutsi kumanura umwuka wera mu ijuru. Gusenga k'umukiranutsi gutuma Imana yaremye ijuru n'isi ivuga. Gusenga k'umukiranutsi gutuma duhabwa amasezerano nk'uburinzi bw'ubuzima bwacu. Ko Bibiliya yatubwiye ngo agisenga ijuru ryagize gute, ryarakingutse. Ijuru rikingutse umwuka wera aramanuka aza mu ishusho y'inuma muhagarara ku rutugu. Amuhagaze ku rutugu ijwi rivugira mu ijuru. Imanishimwe cyane. Rero bakristo munteze amatwi, niba uri umuyoboke w'umwami Yesu, waramaramaje kutazaruka utarabana nawe, utaragera aho aba, hari ikintu ugomba gukora. Ugomba gusenga, kuko nicyo kintu cyonyine kijya gituma mu ijuru batwumva. Muri Nibyiza umwuka wera aravuga ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane akarenga n'inyenyeri, ngo akajya imbere y'Imana agakomanga urugi ashaka kureba Imana. Rwose mwene data, uriryamira udasenze, urarya udasenze, urajya mu kazi udasenze, uzahura n'Imana ryari? Kurimo guhura n'ibitekerezo byawe n'imirimo ukora, ariko ukaba uri kure y'Imana, Imana ukaba uyiri kure, bizagenda bite? Senga bana b'Imana, musenge. Hari ibyifuzo tujya twakira biremereye. Hari abafite abana barimo gukubitwa hasi n'abadayimoni kandi ari abakristo. Hari abafite indwara zananiye abaganga, ziyobera abaganga bakobwira ati nimutahe muryame. Ariko ndagira ngo mbabwire rwose ko gusenga ari umurimo umukristo ahari hose mu cyo umwami Yesu agomba gukora, kuko nicyo gituma tugirana ubusabane n'Imana isumba byose. Imana idufashe. Iyo rero gusenga gukinguye ijuru, tekereza nawe niba ijuru rikingutse ari iwacu, Imana ari data, uratekereza ko gusenga kawe ni kumena ijuru rigakinguka bazagusezerera amaramasa, bazagukuramo gutyo gusa? Ntabwo bishoboka. Imana ni data. Niyo mpamvu uriya mwuka wera yamanutse mu ishusho imeze nk'inuma ikamuhagarara ku rutugu. Buriya bwari ubutunzi Imana imubwita, mwana wanjye, izi ni imbaraga zanjye, ndi kumwe nawe kuva utangiye uyu murimo kugeza igihe uzawusoreza. Natwe twahawe umwuka wera nk'ingwate. Umwuka wera ari kuri twebwe, twe twanditse mu ijuru bidasubirwaho. Umwuka wera ari mu buzima bwacu atuyobora iminsi yose. Hanyuma icya gatatu, gusenga k'umukiranutsi gutera Imana kuvuga. Ubu abantu bafite ingorane z'uko bavuganye n'amarangamutima yabo, bagategereza bagaheba. Abandi bavuganye n'abantu, abantu bakaza bakabaringaniza bakabahanurira ubuhanuzi bw'ibitekerezo byabo. Emwe hari n'abavuganye n'abadayimoni nkurikije abo mfasha muri uyu murimo w'ivugabutumwa. Abantu bakavugana n'amashitani bakagira ngo bavuganye n'Imana, bajya kubona bakabona ingorane n'amakuba nyuma y'ijwi ryavuganye nabo, amakuba akabazenguruka, abadayimoni bakabazengereza, ndetse amenje bakavuga bati ubu si Imana iravuga, ubu se niba ari ukwivuga ibi n'ibiki birimo bitubaho? Mwagize izo ngorane. Kandi hari ikintu nenda gusaba abantu bose bifuza kuvugana n'Imana. Niba udafite impano wowe ubwawe Imana yakuvugishirizamo, wikwirukanka inyuma y'abahanuzi, kuko barimo kubeshya abantu cyane ku kigero kibabaje. Icyo uzakora ni iki?
wowe tuza uyoborwe n'ijambo ry'Imana, kuko uku ni ukuvuga ko Imana kuva mu itangiriro kugeza mu gitabo cy'ibyahishuwe. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo iki? Riratubwira ngo dufite ibyahanuwe birusha amagambo yose yavuzwe gukomera, ngo uzaba ugize neza nuryubaha. Niba udafite impano yo kurobanura imyuka, ukaba udafite impano yo gusobanura indimi, ukaba udafite impano y'ubwenge yavuye ku Mana ihoraho, ndagusaba wikwiruka inyuma y'ubuhanuzi, kuko ubwo ufite bwitwa Bibiliya buraguhagije. Ariko noneho icyitonderwa, rwose Imana yaremye ijuru n'isi, iravuga. Iyo rero ugize amahirwe ikakuvugisha, ibyo ivuze irabirinda, ikakurindana nabyo. Niyo yabisohoza mu gihe kiba gishyize kera, ikazabisohoza igihe kigeze. Yigeze yabwira umuhanuzi Nehemiya, iramubwira ngo Nehemiya, ngo ubonye iki? Arayisubiza ati ngiye mbonye inkoni y'umurinzi. Imana iramubwira iti se niba ubonye inkoni y'umurinzi igisobanuro ni iki? Aravuga ati ntago mbizi. Imana iramubwira iti uko ubonye iriya nkoni y'umurinzi niko ndinda ijambo ryanjye nkarikurikirana, kandi igihe kikagera nkarisohoza. Iyo Imana iduhaye amasezerano aba ari garanti y'ubuzima bwacu. Imana itaragusohozaho ibyo yakuvuzeho, ufite kubaho. Nifuza ko Imana imvugisha njye nk'umunyamasengesho, kuko iyo yamvugishije naho urupfu rwaza ntirwambasha, ntirumira isezerano, ntabwo bishoboka. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ndashaka kubabwira gusenga k'Umukiza Yesu byamutsindiye iki? Byamutsindiye ibintu bitatu by'ingenzi, nubwo ari byinshi. Byamutsindiye ibigeragezo by'inda, gusenga byamutsindiye ibigeragezo by'ubutunzi, gusenga byamutsindiye ibigeragezo by'icyubahiro. Kuko akiva aho ngaho agiye, Bibiliya iratubwira ngo yajyanywe n'Umwuka Wera mu butayu, amara iminsi 40 n'amajoro 40 atarya atanywa, ageragezwa na Satani. Agezeyo rero, umubi Satani yaramubwiye ati ariko Yesu, urabona nk'uwo mukanda wiziritse, kandi ibiryo byose ari ibyawe, ari wowe wabiremye, ni gute kweri ushonje? Satani aramubwira ati nge ndabizi ko ufite ubushobozi bwo gufata ibuye ukarihindura umugati, none hindura ibuye umutsima urye. Yesu aramubwira ati ukantegera kunda wa mwanzi wanjye we, ukantegera kunda. Aramubwira ati ntago umuntu atungwa n'ibyo kurya gusa, ahubwo n'ijambo ry'Imana ritunga umuntu. Mfite bene data twahagurukanye muri iyi nzira, ndabazi neza. Duhaguruka twinginga Imana ngo iduhe ubuzima. Yewe ubuzima abantu baranabushyikira, bararya baranywa, barangije bibagirwa yabahaye ibyo kurya n'ibyo kunywa, baradamarara basubira inyuma. Ubu baranywa amayoga, barasinda, barasambana. Ariko zirikana ko umwana w'Imana gusenga byamuhesheje gutsinda ikigeragezo cy'inda, ubutunzi. Satani yaramuzamuye amugeza hejuru cyane ku gasongero, amwereka umujyi mwiza hasi ye, wubatswe neza, umeze neza, urimbishijwe amazahabu. Satani aramubwira ati wabonye ubwami bwanjye, nupfukama ukandamya rimwe gusa, iyi si yose buriya butunzi bwose ndabukwegurira. Yesu aramusubiza ati Uwiteka guhane Satani, haranditswe ngo ujye uramya Uwiteka Imana yonyine. None bene data, nzi abandi twabanaga muri ubu buzima, Imana ibagirira neza, babona ubutunzi pe, barubaka amazu meza, baragenda mu mamodoka meza, bafite za companies, bameze neza, ariko ntibacibuka Imana. Ndagira ngo mbaburire, mbabwire ngo kutubaha Imana
kutubahisha Imana ubutunzi yaguhaye warabuyisabye bitera Imana kugutera umugongo, kandi ubuzima butarimo Imana iyo bugucitse uba igicibwa. Imana y'amahoro ibagirire neza mwe munteze amatwi, muzakurikirana ubu butumwa aho uzagera hose. Umuntu wese wasubiye inyuma akagushwa n'ikintu icyo ari cyo cyose agaruke mu nzira y'umusaraba wa Kristo. Ijambo ry'Imana ritubwira ko yatsinze ikigeragezo cy'icyubahiro. Kubahwa ni byiza iyo ufite ikigutera kubahwa, ko nabiravuga ngo ufite igituma yubahwa abantu bamwubahe. Ariko ndagira ngo mbabwire kuba icyubahiro abantu baragifashe bacyambura Imana. Hari icyubahiro cy'abantu, hari n'icyubahiro cy'Imana, ariko ubu cyose ni icy'Imana abantu baragisakumye. Umuntu akumva arakomeye akica agakiza, abantu bose akabareba akabona bari munsi y'ibirenge bye. Ntago ibyo bintu ari byo. Impamvu nuko watakaje gusenga kujuje ibisabwa, impamvu nuko watangaje gusenga k'umukiranutsi. Ariko icyubahiro Satani yateze uyu mukiza Yesu yagitsindishije kumubwira ati Imana yonyine niyo ikwiye kubahwa. Imanishimwe cyane. Bene data munteze amatwi, baririmbye, badiyakoni mu nsengero zanyu, bashumba babwiriza butumwa nkanjye aho ndimo kubwiriza ubutumwa bwiza. Gusenga kwawe umutima uguhamiriza ko usenga uri umukiranutsi? Ko nabonye abantu basenga kandi basenga ari abasambanyi. Ko nabonye abantu bahanura kandi bahanura ari abanyabyaha. Ubu ngo abakozi b'Imana ko tuba tuzi ibintu byinshi bitandukanye, kajya kubona ukabona umuntu arahanurira abantu mu masengesho kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, ariko abagore bakaza kutwaturira uko abasambanya. Abagore bakaza kutwaturira ukababwira ati hitamo hoteli nziza twasohokeramo. Bamwe bakagira imbaraga bakanesha abasenga, ariko abandi bakaza kutwaturira ibyaha babasambanyije. Abapasitoro baza kuma mikoro nkuko nyiriho, nkuko nyiriho, ariko yava hano kuri mikoro amaze kuvuga Yesu mu kanwa ke, abantu bakaza kutwaturira uko bakoresha ibyaha by'ubusambanyi. Abandi bakaza kutubwira uko bababereye abesikoro babambuye amamiliyoni n'amamiliyoni. Ese gusenga kwawe mu by'ukuri guteye gute? Ndakugira inama isumba izindi. Ca bugufi, wihana ibyaha byawe, watura ibyaha byawe nkuko umugaragu w'Imana Nehemiya yabigenje. Aratura, akura ibyaha mu mutima we, atekereza babandi yahemukiye, atekereza bya bindi yakoze, atekereza bya bindi byose. Aravuga ati Mana ngirira imbabazi. Ati kandi ubwo ngiriye imbabazi mpagaze no mu cyuho cya bene wacu, ndagusabye bagirira imbabazi nabo, bagirira imbabazi. Uku kwari ugusenga gukomeye, kuko kwari ugusenga kuri bukize igihugu. Yahagaze mu cyuho, kwari ugusenga kuri bukize ubwoko bwabo. Yahagaze mu cyuho arasenga, aravuga ati Mana ntago ari ngiye babarira n'abandi bose basogokuruza. Hanyuma gusenga k'umukiranutsi kugira umwete mwinshi. Uzasanga Nehemiya yarubatse inkike akazuzuza bakazitaha. Natwe nidusenga dukiranukiye Imana kandi tugasengana umwete, tuzaca muri ubu buzima Imana
izubaka ubuzima bwacu bw'umuhamagaro neza. Imana izubaka ubuzima bwacu bwa gikristo neza. Imana izadusubiriza ibyifuzo ibyo tutabasha kwigezaho, dore ko hari ibyo dukora tugasaba Imana umugisha ikaherekeza ibyo dukoze ikabiha umugisha, ariko hari aho ugera uba ugomba gukurwa n'isengesho byanze bikunze. Aho hantu rero biradusaba gusenga, atari ugupfa gusenga gusa, ahubwo ni ugusenga dukiranutse tudafite ibyaha mu mitima, kandi tukagira umwete mwinshi. Tuzasoza urugendo rwacu neza, tuzataha mu gihugu cy'isezerano, tuzaruhukira mu bwami bwateguriwe abizera Kristo bose. Aradutegereje, aricaye, ategereje umunsi tuzagera mu bwami bwe amahoro. Imana iguha umugisha. Naburiraga umuntu wese usenga, uvuga ko asenga, ujya mu idini kandi agakora ibyangwa n'amaso y'Imana, kuko gusenga ntaho kuba, nta ijambo ry'Imana rikwerekana na hamwe, habe na hamwe. Ahubwo gusenga Bibiliya yemera ni ugusenga ukiranukiye Imana, ureba mu mfuruka z'ubuzima bwawe hagati yawe n'abantu ko nta rusika ruhari, ko nta kigutandukanya nabo. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Reka dusenga Imana. Nitumara gusenga Imana, ndabaha nimero yanjye ya telefone, kandi ndabararika ngira shene yitwa Imanishimwe Clarisse official. Hariho ibiganiro by'umuryango, hariho ijambo ry'Imana, hariho indirimbo, hariho ubuhamya. Wasangaho amakuru yagufasha nk'umugenzi. Ugiye muri application ya YouTube yawe ukagenda wagerayo, hanyuma ukahasanga ibifasha ubugingo bwawe n'ibyagufasha mu rugendo. Dusenga Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, Imana iriho yahozeho kandi izahoraho iteka ryose. Imana yo gusengwa, Imana yo gusingizwa, Imana yo gushyirwa hejuru. Wabwiye Mose ngo ndiho, ubwira Mose ngo Uwiteka niryo zina ryanjye. Uwiteka Imana isumba byose. Natwe watubereye Imana kuva watwihishurira. Twabonye ko ari wowe Uwiteka Imana umuntu akwiye gutanga ubuzima bwe, agatanga igihe cye, akagukurikira kandi akagukorera. Wagiye udukorera imirimo n'ibitangaza mu buzima bwacu tutazibagirwa. Niyo mpamvu muri iri sengesho nsengeye bene data basenga ari abakiranutsi, bagukiranukiye kandi bagasengana umwete. Ngisenga, subiza ibyifuzo bya bene data, subiza ibyifuzo ntabasha kumenya. Hari abarwaye ubakize, hari abashonje ubagaburire, hari abari kwa muganga indwara zabo zananiye n'abaganga, imbaraga zawe zibakize, ubaremera ubuhamya. Uwiteka Imana, kandi iyo bavuze imirimo itangaza ukora, izina ryawe rirubahwa. Hari abafite ibibazo by'amadeni yabazengurutse, umubi yarabateze, wabakura muri ubwo buzima bukomeye. Hari abafite ingorane zo kutagira aho kuba, hari imfubyi zirimo kurira zitagira kivurira, hari abapfakazi, abo bose wabagirira neza. Hari abafite ingorane zo kurwana n'abadayimoni. Uri Imana inesha, uri Imana itsinda, uri Imana ishoboye, uri Imana itegeka rimwe gusa, ibintu byose bikakumvira. Mbirukanyeho ubwo bugome bwa Satani, nirukanye abadayimoni, abampaye ibyifuzo bose Mana bagenderere ubakize. Nsengeye abasengana ibyaha, umucyo bamurikire, baguye bagasubira inyuma, cyangwa bari mu madini yabo babeshya Imana bakabeshya abantu. Mana bagenderere, umwuka wera agenderera imitima yabo, ubahe kwihana rwose. Urakoze kumvise gusenga, ishimwe n'icyubahiro n'ibyawe, uhereye none ukageza iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uramutse wifuza ko tugusengera, ufite icyifuzo, nimero telefone ni 0788 51 11 38 0788 51 11 38. Imana isumba byose ibaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo, amen.